ndacyari namba uno hirya nino banyitaroki ubundi abanzi ntago bangereranya abamenye ntago banshidikanyaho bimeze bite rero muhamwe hamwe komeze mbayobozi inkoni y'icyuma akabakise Cypher agasizoni gashya akanyamerika k'ubwenge iyi ni episode ya mbere reka dutangirane na Sayini Mr. Kagame bakubwira bati Bella aya basi high five kabageraho mwese Shomeka hano hagiye gushya n'abari hanze mubanguka nanone ni Rocky nigarukiye izi filime nanone zisanga ku Agasobanuye.com Ibubas gisazi kindera wowe upangire kondo munyinja kapani kasimbuze jeep umenye ko nta kinyarwanda imbere yari ibu maka YouTube channel muri na system abano umvishwe maka namba kabela sikia Sayini bela ni kuri BTN buri munsi saa 10 no ya saa 9 kugeza saa 10 no ku Agasobanuye.com no kuba DJ bacu dukunda zikazaza kubagera nigitunga Bella nagahinja Bella bakise Cypher ubusobanuro bwo ni bwa bundi bumaze kumenyera ni ijambo kurindi nize neza ibyo ntago ari ibintu nigoragoraho iyo twumvise indimi z'amahanga ntago bidusaba gukora iyo bwabaga kano ka inja gatoya kano ka inja gabowe kano ka pimbisha fimbo gateta gasteti aka kano ka inja gatoya kano ka shitura imfizi kano gatera masfresi kamaze moshomzi aka maka YouTube channel muri na system abano maka namba kabela bela yeah nagahinja Bella no mutesha Bella nigitunga Bella nagahinja Bella maka YouTube channel muri na system abano maka namba kabela bela hey you ya reka dutangire none ikinyobwa cy'ubwenge amahirwe koko aza rimwe mu buzima wazanye ikinyobwa duniya yote yegereje abanyarwanda andi mahirwe tombora iby'agaciro binyuze mu kinyobwa duniya yote banyarwandakazi bakunze b'ikinyobwa cyacu aya mahirwe ntabacike mu gihe cyose uguze ikinyobwa cyacu uramenye ntujugunye umufuniko kuko ariho hibereye amahirwe 1000 yo kuba watsindira ibintu by'agaciro nka televiziyo telefone decoder za Canal Plus amagare casque za moto n'ibindi byinshi icyo usabwa nta kindi wowe nyarukira ahacuruzwa ibinyobwa hose mu gihugu maze wisabira ikinyobwa duniya yote nawe winjire mu bandi banyamahirwe nyamuneka aya mahirwe ntabacike kuko abinkwakuzi ibya mbere batangiye kubyibikaho duniya yote genda waziye igihe koko nuko dutangiye episode ya mbere no magambo menshi dutangire California mu mujyi bita Los Angeles filime witonze jambo kurindi sibyo nuko dutangiye filime hari izazaga n'imodoka ubona ko ari iza gisirikare abana bunda barakwikira tugita kuzikwikira nk'uko umuhinzi akwikira isuka bunda bari gushyiramo za magazini hano umusirikare ufite agafoto kari ubona kari famiye umugore n'abana ni mu Karagera ni DJ Felix filime uwo mwana ngana ate turns 3 tomorrow ejo suzuza imyaka 3 birthday cake on me ewana keke anniversaire ni ngiye wiriho nzayishyura I remember the way I felt on my first strike tibuka uko nateye
natekerezaga bwa mbere nanjye natakanja kuri misiyo ya mbere buri musirikare agira misiyo ya mbere abafite mu bwoba ntugire ikibazo mwana uzabimenyera bigaragara ko uyu mwirabura ari ubwa mbere agiye kuri misiyo tuzabimenyera natwe amamisiyo twagiye tujyaho ntabwo byabaga byoroshye bisa nk'aho bagabye igitera ahantu runaka bimeze bite uko tugatangiye ni kuri BTN TV ya televiziyo imwe icyayi itunganye muzajya muzisanga mbese bite kubera saa 9 twinjiyemo indani HQ going in ubwo ni kuri ediko tababwiye kwituma natwe twinjiyemo indani tugana ku biro bya FBI aho bikorera baba bari kubyumva abana niba bagiye kuri misiyo bano baba bakurikiranye ku itumanaho bana binjiramo indani baba bambaye n'udukurura amashusho urebe filime za filime zisobanuranywe disipurine ubwenge n'akantu ka kinene ko ntikabura urebe no body bags. mwibuke nta mirambo dukeneye nta mirambo dushaka bisa nk'abana basirikare bagiye kuri misiyo abo batumye babasabye kubazana ari bazima ntabwo bashaka ko babica nta mirambo bakeneye bano barareba Steve, what's happening? We're losing feed. tutangiye kubura amashusho bano bambaye kamera bano basirikare bagenda bambaye na kamera ku buryo bafande basigaye muri ofisi bari ibintu byose biri kuba So we're going in blind? bisa nk'aho nta sinyari We still have audio. okay turasigarana amashwi gusa babuze amashusho ariko barasigara bakominikana ku itumanaho ry'amashwi mukomeze mugende mukomeze imbere Stay on team lead. mukomereze aho twabwiye guca n'aba FBI Some chatter. mukomeze imbere baby Accelerate pace. hey bana barabanza bigabanyamo mukati buryo bano bari kubayoborera kuri blueprint cyangwa se ku gishushanyo mbonera babayobora mukati buryo mugire gutya mukomeze muri corridor Stop at staircase. no muhagarare kuri escalier See the staircase. escalier turi kubona Staircase shows on the blueprint. Are you? hano kuri blueprint dufite se ko escalier turi kuzibona On the staircase. hano nta escalier turi kubona kuri teri bisobanuye iki Things are getting closer. bisobanuye ko turi gusatira Sir, menya kubaho we should abort. iyi misiyo reka tuyihagarike Sense. ibyo ni ubugoryi Sir. ku gishushanyo mbonera bari kubona ko abasirikare bo bari ari escalier mu gihe abasirikare bo bari kuri field cyangwa se bari kuri teri na escalier bari kubona hey I repeat, may I have your authorization to proceed, sir? ndasubiramo ese mwanyemera gukomeza arasaba authorization proceed uruhushya rwo gukomeza proceed mukomeze bimeze bite Authorization to proceed. uruhushya rwo gukomeza muraruhawe over Lead. mukomeze imbere gatorori kumva aho bari hari akagabo kabumvishe aho bari hari akagabo kababonye kuri radari zako karababona ni muri ya nyubako barimo kahita gakora telefone dore akagabo kariyo kuri telefone kuri phone akagabo kishushanyije ku mubiri gafite amatatuwaje nk'aya Papi Valence baragira amatatuwaje menshi uko mutamuzi sinzi uburyo bangezeho You said I'd be safe here. kandi mwambwiye ko hano hantu nzaba ntekanye No time for that. nta gihe cy'ibyo mfite uri kuri telefone Well, then what I have. ngiye gukora icyo mfite gukora n'umugabo My wife and son. Make sure we get my pay. gusa umugore wanjye n'umwana muzamenye ko amafaranga yanjye muzayabaha ni umugabo bana bashinzwe umutekano muzanababwire ko nabakundaga That no work was for them. ndetse ko akazi kose nakoze aribo nakoreraga umugabo uri hano basirikare bagiye kugeraho ba FBI cyangwa abashinzwe umutekano aravuze ati njyewe amafaranga yanjye muzaye famiye yanjye We need him alive, no matter what. uwo mugabo tumukeneye ari muzima uko byambera kose turakumva uwo mugabo FBI mukeneye ari muzima uri inzego zishinzwe umutekano iyo wahemukiye igihugu baba bagukeneye uri muzima kurusha uri umurambo kugira ngo bagukuremo n'amakuru nyine y'abandi mwafatanije muhemukira igihugu cyamuhungabanya umutekano kurusha uko wapfa bagenzi be bagasigara bitegembya tutabazi naho baherereye umugabo afata telefone ye ayishyira muri mikoro onde kugira ngo telefone ayice n'amakuru ayirimo bayabure ayishyira muri mikoro onde babwire binjire blow the door cyangwa muturitse ne filime abana bakuru ibisasu bano abashinzwe umutekano bakuru babicaye muri ofisi ariko bari gutanga oda bakurikirana urugamba ukuntu uri kugenda urugamba reka ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa abakenewemo n'ibitekerezo umugabo arabanza asoma kuri duniya yote icyakiyewe bagiye kugeraho kinywa kuri duniya yote basi nimba ari n'igifatwa bagifata icyanyweye duniya yote bibaze gufatwa utananyweye duniya yote bakagufata n'inyota turitse hano nshinzwe umutekano abana baba arici shyira imbunda hasi umugabo telefone ari kuyiteka muri mikoro onde ari kuyishyushya kugira ngo ishwanyagurike urebe filime kagabo kari hano
kugira ngo kamena amabanga karirasa. Erega bagufasha amakuru wayatanga. Bagira ahantu bita muri ndabyemeye. Umugabo yarirashe kugira ngo batamujyana muri ndabyemeye amakuru yose akayatanga. Steve ubuse naba nagufashe ntumpa amakuru nagufu. Steve umugabo bashakaga ari muzima rirashe. Bimeze biti uwo bashakaga ari muzima rirashe. Iyi ni episode ya mbere bakise Cypher. Izi ni za filime z'ubwenge narababwiye ngo byayishwe injiji bigayishurirwa abanyabwenge. Dore ni izi filime rero z'ubwenge rukimbazanira. Bimeze bite izi filime usanga kugasobanuye films.com. Iyo ni website ujye ukishyura amafaranga yawe make kuri Netflix. Birabintu se nabayireba muyireba ariko made in Rwanda bari ibintu by'ubwenge ni nka kuri iranayirenze. Yeah. Cyasa amadolari 20 ukarebera muri VIP. Cyasa 20 by'amanyarwanda. Amafaranga make. Izi filime zose niho zisohokera. Ahandi hantu ni kuri BTN buri munsi saa 9 kugeza saa 10. Yeah. Nuko dutangiye filime yacu. Bakise nguki. Bose nabamenyemo amafaranga bagizemo uruhare kugira ngo iyi filime tugereho. Cyumwereko bamaze kuyikora bahita bamamagara kuri ya nimero yanjye ati Roki Kimomo no musobanuzi tuzi uciye utunganya ukomoka ku ntumwa aka filime kadushyirire mu kinyarwanda banza no kwanga baringinga nyuma mza kubyemera. Ariyo mpamvu muri kukabona hano hanze kuri BTN TV no kugasobanuye films.com. Bakise nguki Cypher. Hey rebe filime rebe. Question number 5. Ikibazo cya gatanu. Where was Shawn Mendes born? Shawn Mendes yafukiye undi mugabo atuzanye yafukiye muri Toronto. 5 for 5. 5 kuri 5 mwana wanje. She knows everything there is to know about this kid. Mwana wanje uzi ubwenge bwinshi cyane pe. Ni umugabo ari kumwe n'umwana we n'undi mugabo batugaruye tuvuye kuri bari abashinzwe umutekano. Mwana ari kuryamo. My friend Jesse and I think she probably smells like woods and Jeni inshuti yanjye Jesse dukeka ko uwo mugabo yanukaga. I like that. Ntago ariko yanukaga. On the pop quiz? No, silly. Weekends with you. I wish it was the whole week. Mba numva twamara ari cyumweru kurusha uko twamara na weekend papa. I miss you telling me funny stories before I sleep. Mba nkumbuye kunganiriza inkuru zisekeje mbere ko nsinzira. Ndetse ukankora no twa mu gitondo. But I want to live with you. Nubwo nkunda mama wanje ariko mba numva nabana nawe. Ni kumwe nyine mama ba yaratandukanye na papa mama ari urera umwana. Told you like a grown up for a second. Kana wanje nakurizi ko wakuze bigeza. 8 years old. Mfite imyaka 8 papa. A half. 8 minus a half. Papa mfite imyaka I have a 8. boyfriend. No mfite na sheri kugira ngo umenye ko nakuze nyagasani. Ufite sheri? Who? Sheri wawe ninde? None of your business. Ntago bikureba papa ubwana bwari kuje. Ibaze Roki ndinze ngana gutya nta sheri ngira akana k'imyaka 8 ngo gafite sheri we. None kakahita kanabwira papa ngo kandi papa uwo sheri wanje ntaga kureba ntago umushinzwe umushingukeho. Abana Choice that you went to live with your mother and her fault either. It's kubora agiye kubana na mama wawe. much made. N'umwanzuro wafashwe n'umucamanza ntago ari nge. My opinion. Kuki umucamanza yafashe umwanzuro atambajije? Considering the circumstances, Urebye it ikibazo ukuntu cyari kimeze. was my job. It was an understandable choice. Kuba narabuze akazi nta kazi nari mfite urumva nago. Why? Kubera iki nyine batakumaye ngo abari wondera. Make sure I have a job. You know, like Umucamanza ntabwo ari kumwe umwana ngo abari njumurira kandi nta kazi mfite. Ngomba kuba mfite akazi kuri mucamanza iyo papa na mama bashwanye bareba akenshi rimwe na rimwe umuntu waho umwana uburere cyangwa se umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagaburira umwana akamwitaho. get a job, I will be going for full custody. Nindamuka nongeye kubona akazi Thomas? nzongera nsabe tubane tuzasaba full custody. Mom for me? Sekera rero nta kazi afite urumva ntabwo yaza kubana n'umwana kandi akennye. Okay, we're really good at killing time. When does the movie start? Filime iratangira ryari rero tugiye kureba ya Roki? This, you'll eat popcorn? Uraza kuba uri kurya injugu tureba filime ya Roki. Ababyeyi bakunda kwereka abana filime za Roki ngo ziba zirimo inyigisho zirimo ubwenge. Kumbe turi hamwe wa mugabo yirasiye aba forensic bamaze kuhagera. Rwanda Forensic Laboratory, iyo laboratoire turayifite y'ubwenge habereye ibyaha baraza bagapima bakamenya byakozwe gute bagakusanya ibimenyetso. Kuri umugabo hano barebye muri safe ye babona hari igipapuro cyari kirimo. Kurikirana witunze hagira kano. Heard you watch to happen for suicide? Twumvishe kandi tubona ibyabaye imbere ko umugabo yahora. But it doesn't get any easier. Ntabwo yabyoroshye. Umugabo bari baje gufata yiyahuye. Hey, Steve, check this. Steve Reban. Basa Rwanda. Someone tells me this is a printer test there. Hari urupapuro babonye ariko rwanditse mu bintu bidasobanutse. Where did all the easy cases go? Ibirego byoroshye ntabwo bikibaho. You think it is? Urakeka ibi ni ibiki n'urwandiko babonye? No idea. It's strange. Biratangaje. N'abo kuri office barumva. It's got
Chinese, Latin, wagira ngo ni igishinwa ni ikilatini, numbers, imibare, inziga, hieroglyphe, ndetse n'ibintu bidasobanutse bizengurutse. Iyo ni code. I can send an email of it to you. Reka mboherereze email. Let's not risk a security breach. Oya kugira hatagira n'umuntu duhakinga bikangiza umutekano, ibyo bintu mwibitwohereza. The ability to interrogate our suspect. Twakekaga ntabwo twabasha kumufata. Safe, I'll send a forensic team down. Giye kohereza ikipe ya forensic zipima ibyo bintu bipakira bari ibizana kugira ngo mubyohereze kuri email. Email buriya ntiwamenya ibyazo. Sir, we don't have anyone in-house capable of deciphering something like that. Muri kano kanya nta muntu dufite wakora wabasha kuba yakuraho code. Cyari umuntu nzi bira bye bifite ukuntu byandikiraga amakode. Serve the military crypt analyst a while. Crypt analyst twakoranye. Ndetse muri iminsi yavuye no mu kazi yakoreraga NSA. Family. Best crypt analyst I know. No crypt analyst wa mbere nzi wigeze ubaho. Abantu nyine babona nka kuyibye byandikiye mu makode mu bintu bidasobanutse by'urushishyo. We akaba yazi izo code, akaba yazivumbura akamenya bashakaga kuvuga iki. Full report on him on my desk. Muhamagare nonaha. Size on that document. Iyo document mu masaha biraza kuba yifite. Hari uwo bavuze ngo usubwenge cyane mu bintu byerekeranye n'amakode, kuko mwahisha ibintu mukabyandika amakode kose, uwo mugabo ibintu byerekeranye n'amakode arabizi. Ku buryo ngo nibyo bintu yakoraga cyane yabaye umusirikare. Barakwereka hano umugabo waje kureba filime n'umwana we. Baje kugura amatike tugiye kureba filime yitwa SAVA. SAVA bari ibintu bimeze nk'amakode. Deciphering ni ugukuramo izo code. Cut. What's the new number? Nimero yawe yabaye iki? Ni umugabo uri hano. I'll be pretty easy to remember. Hey, what's happening? Cyagenze biteze. Turamuhamagaye. Right in the middle of something. Hari ibyo nari ndimo. Can I mean wait till tomorrow? Ntabwo wategereza ejo se. Umugabo hari umugabo uhamagawe hano. Yari ari kumwe n'umwana we kurikira filime. I understand. Ndabyumva. Okay, I'll get back to you. Just give me a couple minutes. Okay, minota nk'ibiri nze mite nguhamagara. Uyu mugabo arahamagawe. Uyu mugabo ni muntu ki? Hey! Ari kumwe n'umwana bari baje kureba filime yasobanuwe na Rocky. Ababyeyi urabaza ukuntu icyo kintu bakitaho. It's okay, Dad. Bimeze sapfa. Cye nungire ikibazo. So sorry. Tobarira mwana wanje. There's good news. Ariko ari amakuru meza. It's Nyine. Could lead to a full-time job, this thing. Bino bintu bishobora gutuma mbona akazi gahoraho. I love that. Kandi umucamanza mbonye akazi yazakuma nkakorera. It may not lead to a full-time. Nyine nakaraka bagiye kuma ariko gashobora gutuma bampa n'akazi gahoraho. Yeah. Sibyo? So we can see the movie tomorrow. Rero filime twari tuje kureba reka tuzayirebesha. Ariko ejo urabizi nziga. What are you studying tomorrow? Ejo uziga iki? Imibare. Well, missing 2 hours of school is not going to keep. Uzasiba amasaha abiri ishuri tujye kwirebera filime. Mathematician. Imibare urabizi ndayizi. That's still no problem. Nzayigusobanurira nyuma. Ejo uzasiba ishuri tujye kwirebera filime. Umve papa. So what are we going to tell the school? Ku ishuri rero turababeshya iki? You have a court appointment. Babwire ko mu rukiko batwaye randevu tujyeyo. Ubeshye ku ishuri umva papa ariko. I'm studying at school. Umva papa ko nari kubeshya umwana. Ngeje umwana azasiba ishuri. Abesha abarimu ubundi bajye kwirebera filime ya Rocky. Ababyeyi rero namwe. Will Scott's file, sir. Ibi ni amadosiye avuga kuri Will Scott. We contacted him. He's currently. Bamaze kumuhamagara ari mu nzira ajyayo. Wa mugabo bari bakeneye gusa ubwenge mu byerekeranye no kuba kode. Kumbe ni wa mugabo uri kumwe n'umwana we. Batangiye kumwigaho. N'abashinzwe umutekano. Yitwa Will Scott. Willy. Dore umugabo nguyu. Ibyo bibagiye gufata basanze bifite inyandiko zanditswe mu buryo bw'ibanga. Will Scott. Banyita Victor nitwa Will Scott. Twari tugutegereje. Bari bategereje umunyabwenge. Kureba ahantu aje abashinzwe umutekano bapanuye. Character combinations I've never seen before. Bino bintu n'ubwa mbere mbibonye pe. How many hours is it gonna set? Gutwara amasaha ye kugira ngo bisobanukirwe. I'm afraid this is not a 1 or 2 hour. Iyi ntabwo ari operasiyo yatwara isaha. Days. Biratwara iminsi. Take this back with me to analyze it further. Birabanza. Not proper protocol. But I can check. Hold on. Uretse mbanze mbaze boss. Yaravuze ngo nabitahana mu rugo nkajya kurara mbyigaho baramubuza ati uretse tubanze tubaze ku office. Waravuga ati nabitahana bino bintu nkagenda nkabifumbura nkamenya ibyebe. Aya makode byandika Agasobanuye iki? Byandikira acunga abantu ari ibyo barimo arabacunga bose bashinzwe umutekano uyu mugabo arangije kuri telefone ye. Aya madosiye nibanga cyane bari baza no kuyohereza kuri email arayafotora arayabika. Ni igipapuro cyanditse mu makode. Umugabo turingara gifotora akabibika. Ibintu bitemewe. Sir, you're on speakerphone. Uri kuri speaker, loudspeaker. This is Robert Martin.
Scott uravugana Robert Martin. Jumping on board in such short notice. Urakoze kuwisubanguka tukigwamagara. At the NSA, I've reviewed your file and based on your nirengagije cyatumye kurukana muri NSA. Are the right man for the job. Nabonye rero mugabo kwireka no kazi. So it's a pleasure to have you on our team. Ndetse n'ibyishimo ko tugufite mu ikipe. This document is extremely sensitive and I cannot allow it. Iyo document ufite mu ntoki nagomba gusohoka muri inyubako. Swept the entire premise. Paka forensic bamaze kureba iyo nyubako yose ko nta kindi kintu kirimo. Nta kiyo dosiye twayigwa ngo yitahane. Bamaze kuyifotora muri telefone ye. Start tomorrow morning. Ejo mu gitondo uzatangira akazi. Ibyo bipapuro uzabisanga ku kazi n'ibindi byose ukeneye. Basore. Code. Whatever. It's code. It's extremely important. N'ingenzi cyane. Objectives. One, keep it in our hands. Icyo gipapuro kiguma mu maboko yacu. Give this man whatever he needs to crack this case. Ndetse uyu mugabo w'icyo akeneye cyose kugira ngo asobanukirwe ibyerekeranye n'iyo code. Oversee the transfer documents of the library. Reka ngende ncunge kari amadosiye bayazana. Just keep an eye on this crypto analyst. Oya ahubwo ukomeze ucunge crypto analyst wawe. Uriya musore nyine bahaye akazi ugiye kuba yaza akareba ibyo bipapuro birimo code bisobanuye iki. Ibipapuro barabimwambuye abyohereza kuri FBI ejo mu gitondo azajye mu kazi. Gusa umugabo yabifotoye yagiye abireba muri telefone ye. Ibi bintu ntabwo byari byemewe aba yari amabanga basanganye ibyihebe leta itarasobanukirwa n'ibiki umugabo arayatahanye. Ibintu atari yemerewe abashinzwe umutekano baracyari guswipinga ahabereye icyaha. Sasa uyu mugabo ari hano ni wa mwirabura twabonye afite umwana ejo uzagira isabukuru ari hano kugira gutyo yumva icyombo cye kiri gusakuza. Icyombo kiri gusakuza komeza kwikiriza hano bamenye inyubako basanzemo iki cyebe kidasanzwe cyangwa se amakuru bari guhiga. Yumva mu nyubako mu gikuta hari biri kujwikira byangiza frequency y'icyombo. Everything okay? I need to have ngeneye inyundo. something inside the walls. Bisa nkaho hari ikintu kiri muri ibi bikuta. Zana inyundo sha. Bano basirikare barazitwaza fata inyundo. Urebe ni mu gikuta mindani. Kubisama baraturitse bose cyewe agikubita muri cya gikuta. Aho byaye papuro byari biri ibintu byose haraturitse. Nyagasani n'abashinzwe umutekano. Gusa uyu mugabo bamutweretse ngo ni umuhanga. Bamwita Will Scott. Ni yari muri douche ubona afite ibintu ari kwandika by'imibare ni umunyabwenge avuga atari kuzira code zabiri yabyihebe akanda kari ukagira ngo ari mu ndege zisobanuye iki. Hey sweetheart. Bite sweetheart. Hari turika ryabaye kuri televiziyo. Tomorrow. Don't want to really see. Icyabanga ryanjye nawe ejo twari kuzajyana kureba filime. And get this message for you. Bibaye ngombwa ko message nyuza kuri mama wawe. Listen, I'm gonna have to cancel. Ibyo kureba filime ejo turabihinduye kuko ejo bambwiye ko azatangira akazi. Things got a little crazy. Ibintu hano byabaye ibintu by'ubusazi. We'll reschedule. Tugiye guhindura gahunda yo kujya kureba filime ya Rocky. Really sorry. Kandi umbabarire mwana wanjye. Ndagukunda. I'll talk to you soon. Tuzavugana vuba. Sibyo message yoherereje mama w'umwana kuko umwana nta telefone agira. Mama w'umwana ari hano yakiriye ubutumwa. Bakise Cypher. Kando hano Nodi. Bite sweetheart ni papa. Ibyerekeranye na ryabanga ryanjye nawe ejo umwana agomba gusiba ishuri bakajya kuri filime. Umwana wanjye mama itajugunya telefone kumwe ababyeyi baba barashwanye. Wo yarinde mama. Ni umuntu wari wibeshye nimero umva kubeshya. Kwa kunda ababyeyi baba barashwanye buri umwe akajyangisha undi umwana. Mama ye ni indaya. Yahura na so ni indaya. In East Los Angeles. Burasirazuba bwa Los Angeles. The FBI were on the premises as well as what caused the FBI yari yatatse haturitse. interest of privacy for the investigation. Bisa nk'ari iperereza ryari kiribanga cyane. Identities of the deceased are not being released. Ndetse imiryango yapfiriyemo y'abashinzwe umutekano ntiratangazwa. Aba agent umunani ba FBI baturitse. Nyagasani. Uyarebye. Niwe wenyine wafotoye cya gipapuro. Umuntu cya gipapuro cyahiriyemo. Hamwe yasize afoto y'igipapuro aba agent bari bakirinze bose bahiye baturikiyemo wenyine niwe wabashije kugisigara na isa giprintinga muri iryo joro ntiyaryamye amenye ubundi zikode zabiri yabyihebe bitumwe bashinzwe umutekano baturika bose zisobanuye iki igipapuro kiraraho amenye byifashe bite ajya kuri za code atangira kuzikuramo nyine agenda asobanukirwa ni ibiki hari abantu bandikira mu makode ku buryo utamenye ni ibiki bavuga. Burana abantu baziranye cyane ari ukuntu baganira ati bwombo shaka dafiwe ngo kadafa kamenya nibiki bijya mbere we na Savimbi na Jamari bwombo babazi ibyo ari byo. Ibyo niyo makode rero iyo bwira ari ibye biri gukoresha ayo makode
atire kavuga ati izo bwombo zisobanuye iki zabo bahungu ayo makode amaze gukora hari izina yakuye muri ryitwa ngo Jimmy Gordon n'imibare yindiri inyuma muri ya makode yakuyemo izina ryitwa ngo Jimmy Gordon. ATF report just came back. They found embedded explosives hidden in the building. Raporo iravuga ko babashinzwe umutekano bacu basanze hari ibisasu byari biteze mu gikuta imbere. Kandi hose bari bahasatse. They loaded a false room C4 and detonated remotely. Hari igisasu cyari giteze mu gikuta. Muri cya cyumba tutabonaga hano kuri map cyangwa kuri blueprint. I know. Mbabarira ibyo bintu bire bitandukanye map na blueprint. Listen to this day was coming. Bisa nk'ibi byari bizi ko uyu munsi uzagera. Long time ago. Byari byarateguye icyo gisasu na mbere. Bizi ko tuzaza. Hano ruri kuri chat. Important order. Andre ibyo bintu urimo birihutirwa koko ni ingenzi. Text from Lau. Rao aranyandikiye. He and Agent Carter just arrived at Steve Vilker's house. When Agent Carter bagiye kubwira umuryango wa Steve ko umugabo wabo yapfuye. Ni wa mwirabura. 8 families to answer to. Bisango ni imiryango 8 isigaye yo kujya kubwira. Blame yourself. Abashinzwe umutekano 8 ba FBI bapfuye kujya kubwira famiye z'abati bene wanyu rero bapfuye biba bigoye. We have to blame ourselves. Aya makosa na yacu reka tubyishyireho. Abashinzwe umutekano. You know why? Uzi impamvu? Because there is no one else to blame right now. Muri kano kanya nawundi twashyira iki cyaha cyabaye. Responsible for this. Paka tumaze gufata abaginga batumye bagenzi bacu bapfa. Right here in this room. Hano muri iki cyumba ibintu byose bariho bihagararira. It's on us. Amakosa ari kuri twe kuba tutarafata abagizi ba nabi. Gasani bene wabo bapfuye bakoranaga. Now where are we at with this suicide victim? Uyu mugabo wiyahuye rero tubanze tumenye ibye. Nta bimuranga. DNA samples. Bari gupima DNA sample woherejeho forensic hano mu Rwanda bikigo bita Rwanda Forensic Laboratory gikora ibyo bintu gipima kikamenya uwo muntu wapfuye yarinde yishwe n'iki bagapima DNA bakamenya iswe mufitanye amasano n'uyu muntu. Identity is the only piece of this puzzle we have left. Katururi bakorera Kacyiru Garakeye uyu mugabo ariko muri bya bipapuro ya makode ya bya byihebe abashinzwe umutekano wa FBI yo irizibira ikira gipapuro nta n'iyigifite kuko cyahiriye muri yanzu yabonye imizina ryitwa ngo Jimmy Gordon isura yiriho akomeza gukurakinga zino code agenda reba n'iki n'umutari cyane ni umuhanga kandi buri muntu abafite ikintu ashoboye. Gonna be late for work. Uraza gukererwa ndakererwa ku kazi mwana wanjye banguka. Ni mama n'umugore wa Willy Scott. It's not like I'm old enough to spend 2 hours putting makeup on yet. Akana kari hano. Mama ze gukora amagomba kwitera makeup wana. Right, smart mouth. Kana ufite umuntu ufite ubwenge gafite tugambo kavuga kumva. Kana gafite imyaka 8. Scott called my desk. Willy Scott yamamagaye. Call him back. Sounded urgent. Numvaga byihutirwa ngo muhamagare. Willy Scott bari bagiye kumuha akazi hano aze nyine abafashe kumenya ibi kira gipapuro gisobanuye iki. None icyo gipapuro cyahiriye mu nzu. Ariko ni wenyine wagisigaranye uko yari yagifotoye. Gusa yagifotoye bitemewe. Yamagaye hano. Uyu niwe wari umurangiye akazi avuga ati hari umuntu nzu urenze. Umve. You okay? Mezeneza. I'm fine. Mezeneza. Saw the explosion on the... Nabonye cyaturika ryabaye ku makuru. I'm sorry about your men. Wihangane ku byabaye ku basore bawe. Crazy. N'ubusazi mwana. Listen, you know, an hour earlier I would have been there. Do you know who's behind? Iyo nanjye matinda gatuna ari guhiramo. No, not yet. We're still working on it. Ikirego turacyagikoraho. That document went up with everything else in the warehouse. Cya gipapuro cyari kiriho kode z'ibyebe cyahiriyemo bivuze ngo ntabwo tukigukeneye mu kazi ngo uzudufashe kumbe igipapuro yagifoto yagitwaye. I need to ask you a favor. Hari favor nshaka kugusaba. Well, now is not the time. Ntabwo ari cyo gihe kunsaba favor. Don't take much time and it's really important. Ntabwo biri butware igihe kinini mfasha. Okay, shoot. Sawa uyu nawe yahoze akorera I leta. don't have access to the system anymore. Urabizi ntabwo ngifite ukuntu nagera kuri system ya leta. Gordon. Ndagira ngo ndebere izina ry'umuntu bita Jimmy Gordon. Culprit. Nawe se n'umufatanya cyaha. Uramushakira iki? Can't really tell you anymore. Ntabwo nakubwira icyo mushakira. Could you please run the name for me? Iryo zina rishyire muri system yanyu nka leta umenyere Jimmy Gordon akora iki. Amazina yacu baba yafite. I'll run it through someone else. Nimba utabinkorera ndareba undi ubinkorera. Stop. Rekera hariko. You know, let me see what I can dig up. Okay, reka ndebe n'iki namenye kuri iryo zina. Okay, Jimmy. Yitwa Jim Gordon. Jimmy nyine Gordon. Gordon. Araryandika. Uyu yabifumbuye bikuye kuri cya gipapuro ariko n'ubu ntarabwira FBI ko cya gipapuro yari yagifotoye. Cyangwa se ko yatangiye no kuba yakwinjira muri zira kode z'ibyibe ntabwo arabibabwira. Ariko bikora ku giti cye. Urebe filime.
hano uyaza kumurebera iryo zina bita Jimmy Gordon ni muntu ki akana kagiyeho barebera filime gategereza papa karamubura mama yabyumvishe yanga kubikabwira kwa kunda ababyeyi nyine mushwana mugashaka kwangisha umwana buri umwe uruhande rwe ibyo ntago ari byiza imico mibi umugabo mu nzu urabona ko ari imicupa rya Duniya yote Duniya yote ifite mutombora gura icupa rya Duniya yote barimo na tombora ko sirimwe afite menshi ujye ureba mu mufuniko mbere yo kujugunya umufuniko ushobora gutsindira televiziyo amagara amatelefoni ibiki byose mwana hano yafashe amatike yo kureba filime arayaca papa yambeshe ngo turareba filime za Rocky umwana wawe kumubeshya filime ya Rocky mubyeyi ujye ubyitondera bishobora gutuma umwana kuzinukwa. What'd you find? Ngabonye iki? Your man Jimmy Gordon was a banker. Yari umunye ukora muri banki bubaha. 50 years old. Yari umuzungu. From Arizona. Clean with no criminal records. Born and dead 2 months ago from cardiac arrest. Yapfuye amezi abiri ashize yishwe n'umutima. That says here a heart attack took him out. Baravuga ko ari umutima wamwishe. Do you have an exact date? Wambwira amatariki neza yapfiriye Jimmy Gordon. August 16th. Kwa munani tariki 16 2020. Neza. Wambwira umugabo wari we. Yakoraga muri banki. Wiri. Izina rya mbere yabonye muri ya kode ya bya byihebe. Izina rya mbere yabonye muri yitwa Jimmy Gordon n'amatariki igihe yavukiye. Yari yabonye izina ariko hari imibare yanditse imbere. Umugabo yapfuye muri August kwa munani. Tariki 16 2020. Arabanza ashyiramo akadomo hano. Kwa munani tariki 16. Inyuguti ya Z iri hano isobanuye iki 2020. Jimmy Gordon ni muntu ki? Kuki izina rye ryari riri muri kode y'ibyihebe? Ashize amezi abiri apfuye. Uyu mugabo atangiye kugenda yinjira muri kode z'ibyihebe. Izi ni za filime z'ubwenge zisaba tuze hano dutwike turya isi. How you feeling? Numva umeze ute? Like everyone else? Abandi bose. Bababaye n'aba FBI. Sir, who was your source for the warehouse tip? Ese ni ndogwaye amakuru hari ahantu twasanze kiriya cyihebe. You know I can't share that, Kurt. Ntago nakubwira wampaye amakuru. I have to protect my source. Bagomba kurinda source yanjye. Ahantu yakuye amakuru. Ubundi nta munyamwuga ukivuga ahantu yakuye amakuru. 8 agents. Aba agent 8 bapfuye. We're my family too. Nanjye bari famiye yanjye. Sir, enough. Stop it. Rekera hariko. Uyu mugabo wampaye amakuru. Are you sure your source is only playing for one team? Ese wagwaye amakuru abizi ko yahaye gusa cyangwa yahaye n'abandi duhanganye. Igihe umuntu ashobora kukubwira ati rero polisi mu gihe hano ni iki akahita abwira n'abagizi ba nabi bande zombi. Think about it. Ubitekerezeho ko waguhaye amakuru yaba ari weho yayahaye gusa cyahari n'abandi yayahaye. Uyu na afande Katururi. Gusa babuze urwandiko rwa ruro kode z'ibyihebe urwo rwandiko wari rusigaranye warufotoye. Niyo mpamvu buriya buri document ufite ubugomba kuyifotora ukayibikaho kemba ry'akara. Hari n'igihe bagufata ati perimi wayibagiwe ariko buri biba warayifotoye hari igihe bakwihanganira. Buriya gufotora ni ibintu byiza ariko bifite akamaro. Hari nabo nge mbona bifotoza bambaye ubusa we mwataye umuco niko mukaba yakomeje hano ukomeza kureba zino kode z'abagabo akomeza kubyigaho yitonze akomeza kureba bisobanuye iki akuramo n'irindi zina nanone Philip Washington. Muri kode z'ibyihebe wasobanura gute ko izina ryawe ririmo Philip Washington irindi zina yabonye muri rwa rwandiko za kode za bya byihebe. Uyu mugabo ni umuhanga cyane. Buriya buri muntu hari ikintu abashoboye neza cyane uvuga ati uyu muntu ibintu arabyumva 5 kwa 5. Hey, mugabo akomeza kureba abonye irindi zina ryitwa Philip Washington. Philip Washington uwa mbere bamubwiye ko yapfuye ni Jim Gordon amezi abiri ashize. Umugabo akimara kubona irindi zina yahise yambara agufatira imbunda. Niwe yahoze ashinzwe umutekano arangije ahitahisha arapfuka arahisha ibyo yari ari gukora iperereza bye. Akana hano karakariye papa Ana kitwa Ana. Mama yanze gukabwira ko papa yari yakiseguye akabwira ko gahunda ya filime yahindutse karakaye. Bize sawa? I'm fine. Bize neza. Well, you don't sound fine. Genda umva utameze neza. What's the matter, kiddo? Ikibazo kimwana. I'm not a kid. Ntago nkiri umwana yarakabwiye ati what's the matter kiddo? Kiddo nyine ni kadogo ntago ndi umwana. Mwana wanjye usigaye ukura vuba. I'll always be my little girl. Ariko iteka uzahora umukobwa wanjye. Nanjye mpore ndi nyoko. Uko wakura kose rega ababyeyi baba ari ababyeyi babona uri akana kuri mwe. Gutekereza iki? Mom? Yeah? Mama. Did Daddy ever call? Ese papa yigeze guhamagara?
I don't think so. Ntabwo yigeze amamagara mwana umva kubeshya. Kumwe ababyeyi bateranya ugasanga bira bintu ni imico mibi ku babyeyi namwe mugira imico mibi. Nimba warashwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, umwana ntabwo ugomba kumwangisha undi mubyeyi. Isuburiya ni imbobo yirirwa no mu birara. N'iki ni indaya mama wawe. Ibintu nagarisa. Mujye mushwana hagati yanyu ariko nimuhura n'umwana mubwira ati papa wawe ni umubyeyi mwiza, mama wawe ni umubyeyi mwiza. Azi umwana gukomeza gukura umubwira utugambo nk'utwo ngo se ni ikirara ni indaya mama wawe ni inshinzi iki niki. So we received positive ID on a microwave suicide. Wa mugabo wirashe twamaze kumenya wari we. Is 42. Yitwa Alex Mace. National. Afite imyaka 42. 98. Yaje muri Amerika muri 98. I went to Boston College. Yize muri Boston College. Science. Yari umuhanga cyane mu bintu bya computer. Masters. Ndetse yari afite masters yakuye mu MIT. He moves to Santa Monica where he meets Russian-born. Yagiye muri Santa Monica yahuriye n'umurusiya bita Marta. Springville 6. Barashyingiranwa 2006. A housewife with no. Bashyingiranwe n'umugore wirirwaga mu rugo udafite akazi. Umugore wuriye mugabo wirashe mu muzani. Bamwita Alex Mace. He's working for us, so old roommates, neighbors, teachers. Abo bari baziranye inshuti ze biganye abaturanyi be bose mubaze kuri uwo mugabo. Uko bari FBI kiri kwibaza kuri wa mugabo wirashe undi bafashe wirashe. Bashaka umugore bamuhata bamubaze byinshi. Hano hari ukomeje kugenda agiye gushaka witwa Philip Washington yabonye izina rye muri za kode z'ibyihebe. Katururi. Think through me. Yes sir. FBI iri hano. Wirashe bamaze kumenya nicyo cyihebe basanze kiri ahantu hari za kode. Gusa none iyo kode umuntu wayisigaranye ari we bita Will Scott. Hari izina yabonyemo ndetse butuvugana yagiye no kureba uwo muntu ari. You can use some sleep. Usanga umuntu ukeneye kuryama. It's not a nice thing to say to a lady. Cyo nagari ibintu byiza byo kubwira umugore ngakeneye kuryama. Hari ibindi ahita atekereza. Ko nyine umugore yamusubije. Umugore ati mada urasa nk'umuntu ukeneye kuryama. Umugore nawe ati hari iryo jambo nagari ryiza kuri bwira umugore ngakeneye kuryama. I mean it. Kurt and I, we can keep things moving. Jakuruka nje na kati bindi turabyitaho. Acho. Nya. Barakwereka. Wabashije gusigarana ya kode y'ibyihebe ndetse wamashe no gukuramo izina byinshi mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington. Ahatuye ngo ni hano umugabo yaje kumureba. Yanze kubibwira FBI, yanze kugira umuntu numwe abwira, ari gukora ku giti cye. Kura y'imbunda. Bamwita Will Scott. Katururi. Hey. Wabonye filime nyinshi z'ubwenge narababwiye ngo filime zitari mu ubwenge zidasobanutse. Izo filime ntabwo uzumva roki nazifashemo. Baranzi ngewe ariko. Sibyo? Kandi none za filime ugomba gusobanukirwa ijambo kurindi bavuze ngo iki ari za filime basakurizamo nimusobanukirwe. Izi filime kandi uzisanga ku gasobanuyefilms.com ni website ujya ukishyura udufaranga duke ukajya wirebera filime neza umeze neza. Umugabo yinjira mu nyubako ibaza izina ibyebe byari byarahishe muri kode. Wowe iryo zina warimenya ukajya ahantu iryo zina rituye. Umeze nk'uwiyahuye nk'umuntu wazi wanjye bira mupanga ataneguje. Umeze tu kugera no muri ugasanga hari umugabo umeze nk'uri gupfa. Hari umugabo uri gusamba. Yinjiye muri inzu asanga umuntu uri muri iyi nzu ari gusamba. Bimeze bite? Cyawe filime komeza imbere. Umugabo ari gusamba avayo arebe ko yamutabara. Aza gutabara umugabo ari gusamba. Bimeze neza gusamba. Bisa neza aza kumwasamura arebe umugabo arebe sibiti akiraro nawe baramufata bakubita igishinge mwirugo. Mama we wajeje kuneka yigize indwanyi yigize rambo mu bisheke. There is a season ibintu byose bigira igihe and a time to every purpose under heaven. Munsi y'ijuru ibintu byose bakubwa impamvu. A time to weep habaho igihe cyo kurira and a time to laugh. N'igihe cyo guseka. A time to mourn igihe cyo and a time to dance. igihe cyo kubyina n'igihe cyo gushingura bacushatse kubunamira. Thank you for Will's life here on earth. Turabashimira ubuzima Will yagize kuri iyi si. This body that lies before us. Uyu murambo turyamye imbere Will bamuteye urushinge yitapfura agakobwa kakaje kumushingura. Wa mugabo Will byapfuye baje kumushingura. Cya gishinge bamuteye cyahise kimwica. Nyagasani. Bano ntago bikaza baza gushingura ari nk'abantu 10 wagira ngo bari muri corona bo bavumbuye corona mbere yacu. Nako bavumbuye nyine gushingura muri bakenya mbere ya na corona. Umugabo arapfuye Will Scott.
yagiye yigize rambo ngagiye kuvumburanga ibya kode z'ibyihebe ngo amazina yabonyeho bamujombye igishinge yitapfa agakobwa ke disi kaje kumushyingura kamuheruka ejo bavugana ngo bazajye kureba filime za Rocky none papa arapfuye Will Scott uko yapfuye hey! Katururi meze bite umugabo yapfuye dore ngo yari umuhanga mu byerekeranye no kuba yamenya kode z'ibyihebe bivuze ngo cya gipapuro cy'ibyihebe kiracyahari isanduku bayisize hano ngo araba bagomba kuza bukeye bakayigira iki n'iki bagashingura bikarangira bagashyiraho na beto bakubaka neza niko bigenda telefone irasona telefone hano yarasonnye rebe filime witunze abavuye gushingura telefone hano yarasonnye bimeze biti rebe filime telefone yarasonnye kumbe ni wa mugabo wirara cyari mu isanduku umugabo mu isanduku ni muzima we nibwo agikayuka telefone yaramukanguye umugabo bamushinguranye na telefone Surprised you're still alive. utunguye no kuba ukiri muzima sibyo hey! Who is this? Ninde tuvugana Who the hell am I? ese ndi hehe One question at a time. bazi ikibazo ku gihe cyacu You know where you are, Will Scott. Will Scott ndabizi ahurura hasi umugabo ntabwo arapfa ubwo bamushyinguye ari muzima cya gishinge bari bamuteye bigaragara ko wapfuye nyuma ukaza gukanguka All your questions will be answered in time. ibibazo byawe byose biraza gusubirizwa igihe Now, follow my instructions and everything will be... kurikiza amabwiriza yanjye uraza kumera sawa Instructions? ayahe mabwiriza What are you talking about? uravuga ibiki urebe What the fuck is going on? ese ni ibiki bijya mbere munkuremo hano umugabo ari mu isanduka ari rusororo mu masaha y'ijoro famiye yamusize mu gitondo we umugabo ari rusororo tuza Will Not the time to get agitated. iki cyo gihe cyo gusara ngo ukoreshe umwuka mwinshi The average human being consumes around 0. ikiremwa muntu gisanzwe gikoresha 0.5 bya oxygene ku munota You've been in this coffin for 5 hours, kandi umaze amasaha 5 mu isanduku 1 minute. bivuze ngo usigaranye Leaves you with iminota mike 9 minutes of breathing. iminota itarenga 10 uhumeka ukahita upfa umwuka urabugushiranye Yes, you do as I say. rero byabyiza ukoze uko nkubwiye Then we can have a nice... none nukora ibyo ngubwiye uraza duhure tuganire twitonze neza Now, umva listen closely. nyumva kandi witonze There's a trigger above your head. hari imbarutso iri hejuru yawe Twist the handle. iyihindukize ni nka serire Push. nurangiza usunike umugabo arahindukiza arasunika rusororo mu masaha y'ijoro umugabo avuye mu isanduku famiye yamushyinguye n'abandi bose bari bamuzi ngo bari bamuteye igishinge ku buryo bagupima bakabona wapfuye ariko hari amasaha ari buze kugira ugakanguka wakinguye ndi muzima rusororo wakigurye gufushe I want to know what's going on. ndashaka kumenya ibice bijya mbere nona I'm on your side. kandi ku ruhande rwawe That you put me in there. kandi wankinguye Said that. ntabwo navuze ko ari njye wagushyinguye Well, if you didn't, who did? nimba utanshyinguye ninde wanshyinguye Okay, tell me who you are. ubundi mbwira urinde Me in the coffin to begin with. ubwira n'umugingo wanshyize mu isanduku And you're asking the wrong question. uri kubaza ibibazo bitari byo Reasonable question. ndi kubaza ibibazo by'ubwenge You were dead, wari wapfuye and I'm offering you a new life. none ndi kuguha ubuzima bushyashya Meet me and I'll explain everything. ngwino duhure gusobanurira buri kimwe hehe There's a black car parked across the street. hari imodoka y'umukara iparitse hakurya y'umuhanda yitwa niyuzuruka Mission. imfunguzo zirimo imbere aho bakiriza Hey! genda watse iyo modoka uze duhure gusobanurira ibintu byose nyagasani Hey! uyu mugabo yinjize mu bintu atazi yatangiye ngo yafotoye urupapuro rw'abagabo Black Chevy. Black Chevy 00. Chevrolet y'umukara 7. Black 007 iki n'iki imodoka y'umukara irimo n'urufunguzo ati nimba ushaka kumenya ukuntu washyinguwe ngwino ngusobanurire kandi ndi ku ruhande rwawe bimeze bite umugabo yatangiye ngo ashaka kumenya ngo kode z'ibyihebe yigize rambo mu bisheke bamushyinguye ari muzima ashyingururiwe umugabo aramuhamagaye ati vayo akingura imodoka afitemo n'ubwo bari kuzi kuva mu isanduku rusororo umuntu akubwira ngo hari imodoka naguparikiye ku ruhande yatsuza undebe iyo modoka njye ntago nayinjiramo rw'igikundiro ntago nayijyamo ahubwo uyu mugabo aranatinyuka umugabo yinjira mu modoka wari wankinguye shandi muzima umugabo yinjira mu modoka
Okay, I'm in the car. Urabizi imodoka nayigezemo. What next? Harakurikira iki? GPS on the dash. Turn it on and... Iyo modoka ifite GPS ikandeho yatse, imodoka irakuyobora. Part was it will. Where are you taking me? Imodoka iranjyana. Be soon enough. Uraza kubona ibihagije. Fucking coffin. Nibwo gikawuka mu isanduku. Damn answer. Basinyene ibisubizo tuza. You arrive at your destination. Nugeraho ndi kukubwira. Make sure you get answers to all. Ibibazo byose ufite urabibonera ibisubizo. 32 minutes. Ufite iminota 32. Hello? Alo ahitana mukupa. Iyi modoka ifite GPS. Iyi GPS irakuyobora ikakubwira ati komeza imbere kata genda ikakuyobora mpaka ugeze ibirimo amerekezo y'ahantu. Kuriya nyine umuntu gukubita location akabona umugezeho. Agerageje guhamagara iyo nimero yamuhamagaraga yanga gucamo. Imodoka baguhaye irimo GPS urabaza iki? Umugabo yatse imodoka. Gatururi. Ajye kureba uwo muntu uri kumuhamagara amuhe n'amakuru ibibazo byose yibaza uyu mugabo ari kwibaza ari nabyo bibazo natwe twese turi kwibaza. Imodoka irabwira ati komeza imbere. Imodoka irakuyobora ni za modoka nziza zigezweho nako mwe mufite zimwe za kera. Mbabwira nzi ko muri bagenzi banjye akomeza imbere ikafite ubwoba. Muri metero 200 uhita ukata iburyo GPS irakuyobora mugenda muganira. Harimo n'ijwi ry'umukobwa ari kuyobora. Arakata. Komeza ukata iburyo. Arakata ari kuyoborwa na GPS yo mu modoka. Urebe filime. Umugabo ageze hano GPS arayizimya. Ubundi ndajya dore ngarayizimya umuntu no muntu uri kunyobora aranjyana. Ikigabo cyita kimuhamagara. Urebe filime. Kimuhamagara cyitaba aragikupa ubundi umuntu umamagara wari wankinguye ndamwitabira iki umugabo arongera amuhamagara urebe amuhamagaye telefone ayuza mu idirishya arayijugunya Nyagasani yanze kongera kwitaba umuntu wari uri kumuyobora GPS arayizimije reka nitahire mu mahoro uyu mugabo nari mpamvu yo kumwitaba ibyuriya mugabo uri kumuhamagara bivuyemo yitahire mu mahoro atarajya kure dore ngo baramugonga agisuzugura itegeko ry'umugabo dore ngo baramugonga we utazacikwa na episode ya 2 ku munsi w'ejo izi ni za filime z'ubwenge yareruka nk'ibisanzwe ciao Ako bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango ariko kandi ni ngombwa ngo nawe ubwawe wifate neza usohokera ahantu hagezweho muri Kigali habereye ijisho aho witegeye bikorerwa mu murwa mukuru w'u Rwanda mwabamenye nka Gift Supermarket kwa Rubangura ubu noneho hagezweho Gift Restaurant aho service baziho kuvira izina warimenya zigenda zihinduka zaguka kandi zinarushaho kunogera abahagana yaba ari breakfast lunch pizza coffee juice cocktails ndetse n'agasembuye byose ni standard dusange mu mujyi rwagati mu nyubako ya Kigali City Tower hariranga kuko hari terrace irahirengeye mu mitako ibereye ijisho duhamagare kuri 0788 tugukorere home delivery cyangwa booking. Sezera ku bushomeri guhera aka kanya mvuze ngo iki sezera ku bushomeri guhera aka kanya ubu guhera ku 200 byawe wowe umu agent wa FDI ukajya utanga serivisi zo gucuruza umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya StarTime n'ibindi byinshi bitandukanye ugatangira gukorera umufungo ubushomeri ugatera ishoti ukitwa cash money. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri email yacu info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 0781 no FDI kuzaniye application yitwa Ifashe ushobora kuba wakoresha igura umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times nta kindi bisaba uretse kudownloading application Ifashe kuri Google Play. Sibyo gusa kandi kuko no kubakoresha amatelefone y'amatushe tutabibagiwe kanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 1 urwego ube wabasha kubona izo serivisi zose zavuzwe haruguru gabanyirizwa kugeza kuri 5.5% kuri buri serivisi yose uguze ukoresheje application Ifashe. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri email yacu ariyo info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 0781 5 6. Ifashe, easy and affordable for you.